nasanze bapfuye ababiri bari baryamye hano muri salo none uwo twajije ubugabo we yagiye yitura hariya kubera gusamba mu cyumba niho twamusanze we twagira ngo ntiyapfuye umukuru rero nawe ntawe twahabonye ubwo nta bintu byinshi dufite byo kuvuga ntabyo abaje buri ramugore ubwo napfa karindwi iyo abana muzura kongera agapfa agahinda karanyishe umuntu yifate nimba yiyahuye nasiga abana kana we birambabaje ngiye buriye ndababaye ariko bari abana sha bamuzure bongere bamwiceho ubwo bundi bushyashya arambabaje ariko oya birantaga aribyo rwose n'imperuka yiyishe yica n'urubyaro rwe kandi ahemukiye nyina wamubyaye mirambo itatu rwose kuko nawe ubireba uri umugenzi wigendera aba bana ko ari abana bacu ubu turiho natwe twagiye mu kababaro gakomeye Imana yo mu ijuru igira ikidukorera ariko wa muntu urupfu rw'abo bantu rwaduteye ubwoba ibintu ndumva binakinuka biranuka bizahashira se n'amazi bakoropye nko yanyweye ihita ipfa ntabwo bizahashira nayo ihise ipfa amazi bakoresheje hano mu nzu nko yanyweye ihita ipfa rwose dore n'ubiryamye inyuma y'ikiraro cy'inka wagenda ukareba ibinini burya ikintu wihereranye icyo ari cyo cyose gituma ufata umwanzuro utariwo ubwo rero n'ubundi ibyabaye n'ubundi nubwo twacitse imigongo nubwo inkuru ibabaje ariko ikintu cyabayeho nk'ikintu cy'agahinda nge cyane ni abana kuko n'ubundi niba yari yanzuye ariko ikintu cy'abana nibo kibazo cyane nibo bahangayikishije cyane kuko umwanzuro we yari yafashe kuva ntawe yaragishije inama byo byashobokaga pe ariko ku kibazo cy'abana nibo kibazo cyane ubwo rero kubw'agahinda n'ibibazo yari afite ntabwo byari gukemurwa no kugira ngo umuryango use nkaho urangiye abandi bati bigaragare ko ni ibintu byadutunguye cyane ni ibintu byadutunguye nanjye ndiho ndibaza ngo se yashakaga ko abana batazaruha yashakaga ko abana mbese byatuyobeye ni ishyano ryatuguyeho twayobewe uko byagenze ubundi umuntu yahuraga ari umwe ariko kwiyahura ukica n'urubyaro rwawe nabyo byatuyobeye yari afite batatu hasigaye umwe hanyuma rero icyo twaje kubona gusa ku meza hariya hari amafoto yari ari kumwe n'urupapuro hanyuma tubona amafoto ko yafotoje umunsi w'ejo hanyuma urupapuro babashije kurusoma babonamo umwana w'umukobwa handitsemo ngo azabazwe ubugingo bwe ngo hamwe n'abandi ngo azabazwe ubugingo bwe ngo n'abandi bari bafatanyije mpagaze mu mudugudu wa Kamatamu aha turi ni mu kagari ka Mampfu turi mu murenge wa Muhura ahari mu karere ka Gatsibo ni mu ntara y'Iburasirazuba duhagaze mu rugo kwa Nyakwigendera Musabyimana Kereri abaturage tuhageze batubwira ko ibyabereye aha ari inkuru yica mugongo ariko nanone abandi bakavuga ko ari ishyano abandi bakavuga ko ari igikuba cyacitse uyu Nyakwigendera Musabyimana Kereri yari umugore warusanzwe abana n'umugabo we hano muri uru rugo duhagazemo ariko bakaba bari bafite abana bagera kuri batatu bombi ngo bari basanzwe bakora umwuga w'ubucuruzi n'ubundi muri aka gace batuyemo ariko abaturage baje gutungurwa n'inkuru y'incamugongo yuko uyu mugore yaje gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima akoresheje ibinini byica imbeba ariko ngo yarangiza akabanza kubiha n'abana be bagera kuri babiri nabo bose bagapfa abaturage bavuga ko basanze imirambo itatu iri mu nzu bose bakumirwa twe twabashije kwinjira muri iyi nzu harumvikanamo umwuka ukabije n'ubundi wumvikana nk'ibinini ariko nanone bavuga ko iyi nzu yose yakwiriye n'ibi binini dore ko ngo ubwo bakoropaga iyi nzu amazi basohoyemo n'inkoko yayasomyeho yahise ipfa byumvikane ko ibi binini byari bifite ubukana budasanzwe umuturage wahageze mu bambere aratubwira uko babisanze ariko nanone bakavuga ko uru rugo nta makimbirane akabije bari baruzimo gusa urupapuro Nyakwigendera yasize yanditse nirwo rugaragaza icyabaye imbarutso y'urupfu rwe ndetse n'ababana be
muri rusange reka tubanze twumve umuturage wahageze mu bambere ndetse wabashije no gusoma uru rupapuro atubwire ibyari bikubiyemo. twari tugiye kuryama ari 3:30, hanyuma umwana wacu mukuru ni umuvandimwe wa hano kandi n'inshuti y'umugabo wa hano, hanyuma twumva araduhamagaye aratubwira ngo niduhurure mu muryango igikuba kiracitse. Ndavuga nti se ni hehe? ngo kwa Kositante ngo bose barapfuye. Tutisubibwiwe nande? Aravuga ngo Kositante ngo arahamagaye ngo aravuga ngo asanze abantu ngo bapfuye. Umutware nyine yagize imbaraga waza yiruka, none uko nanjye nagiye guhamagara abana kugira ngo turebe telefone duhamagara umuryango, abaraje ati naba hati ibintu mbonye ntibisanzwe, ati Kerere, ati n'umwana mutoya, ati n'uwakurikira, ati bose bapfuye, ati Kerere, ati n'umwana muto baryamye muri saro, ati ndaryamye mu cyumba, ati bose bapfuye. Ubwo nyine naje niruka nanjye mpageze kuko nsanga baryamye hano, Kerere yari aryamye aha, umwana aryamye hano, noneho yari yarutse hari intebe iteye, ninjye wahanaguye naha yaharutse nahariye hepfo. Nuko hanyuma mbona agacupa ka pineapple, mbona n'igikombe yatobeyemo ikinini, nibyo nabonye yakoresheje. Nibyo nabonye. Umuntu yakwibaza yabanje kwikingirana, hari hakinguye. Buriya mu masaa 2:30 nagiye kuri butike yabo gufatayo ibintu, nsanga n'umutware yaragiye gukinga ariko arabanza ibintu, hanyuma habazemo n'abandi bakiriye, nasize harimo abakiriye nka 2 ariko nabonaga yaragiye gutaha. Hanyuma rero uwo mwanya urumva ko aribwo aje ngo akinguye, kuko ako kana gato n'ubundi niko kamurazaga. Hanyuma saa moya babaga bamumugejejeho bamuzaniye n'ibiryo kuri butike. Saa moya zigeze abona ntibaje, umwana ntiyaje, n'ibiryo ntibabizanye, agira ikibazo. We yamanutse rero aje kureba impamvu batinze, hanyuma ubwo yakinguye nyine hura n'ikibazo gutyo. Usanga baryamye hano, nawe nyine niko guhamagara. Umuntu yahamagaye bwa mbere n'imboneza, hanyuma mboneza niwe wahamagaye umwana wacu nawe aratubwira. Yego. Umuntu yakwibaza abo bana babiri bari mu kigero cy'imyaka ingahe bombi? Umutoya afite imyaka 4, uwo yakurikiraga ni 9. Uyu mugore n'uyu mugabo nk'uko waruvuze ngo bacuruzaga, ariko wavuze ko yari umuvandimwe wawe, bari babanye gute umunsi ku wundi? Abaturage bamwe bati bari bafitanye amakimbirane adakabije y'ubushoreke. Nk'umuvandimwe wawe bari babanye gute n'umugabo we muri uru rugo? Mu bigaragara ntabwo byagaragaraga inyuma, kuko yari umuntu wambara umwenda ubonetse, akambara inkweto, ku isura abona gakeye, uretse ko atakundaga kuvuga amagambo menshi. Ntabwo akundaga kuvuga amagambo menshi. Hanyuma rero icyo twaje kubona gusa ku meza hariya hari amafoto yari ari kumwe n'urupapuro. Hanyuma tubona amafoto ko yafotoje umunsi w'ejo washize. Hanyuma urupapuro babashije kurusoma, babonamo umwana w'umukobwa, handitsemo ngo azabazwe ubugingo bwe ngo hamwe n'abandi, ngo azabazwe ubugingo bwe ngo n'abandi bari bafatanyije. Abo bandi ntabwo twabasobanukiwe, ntabwo yabasobanuye. Yego. Wenda asa nk'utumiramo mu ncamake y'uru rwandiko, wenda amaze iryo zina ry'umwana w'umukobwa nturivuge, si ngombwa. Urupapuro rwavugaga iki? Yatangiye yandika asezera ku muryango ngo turabeho, ngo ntituzongera kubonana ukundi. Nibyo ndi kwibukamo. Ndumva ibindi ntabyibuka neza. Uwo yari yanditse, wenda tutari ngombwa kumuvuga amazina ye hano, musanzwe mumuzi? Ni umuturanyi wa hafi. Bari basanzwe bamukemanga kuri ubwo bushoreke? Ntabwo twe twari tubizi.
ariko nyirizina ukurikije inyandiko yari yanditse yagaragazaga ko baba baragiranye ikibazo cy'ubushoreke wenda cyangwa cyo kumutwara umugabo. birashoboka bitewe n'uko n'ubundi yanditsemo uwo mukobwa nicyo gihamya twabonye.